tumeze nk'udutende. Yeah, what's up, what's up? Yeah, man. Asante sana. Yeah, man. Ntabwo byoroshye bw'abantu bumva ibintu bari neza cyane my people. So yes my people, ibihe byiza kuri makore subscribe kuri Afrique TV. Ni wa muhungu wanyu bamwita Kagara Nyiramasimbi Nyiramakombe nyine ukaka kubitira umwanza yabizega Kagara umuzi ko imasi nigeze ndikuza bwa tayi sasa kamutima my people. Yeah man, reka mbasuhuza mumerere hose rero intara amajyepfo intara y'Amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Yeah man my people, we back again. Kuvuga ngo turongeye turagarutse gake 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 ariko tugenda tumeze nk'udutende. Yeah, what's up, what's up? Yeah, man. Asante sana. Yeah, man. Ntabwo byoroshye bw'abantu bumva ibintu bari neza cyane my people. So nukuvuga ngo rero nukuvuga ngo turi mu mwaka mushyashya niko navuga, turi mu mwaka wa 2026 wava mu mwaka wa 2025. Kumva twagiye dukora ibintu byinshi kuri Afrique TV. Hari goal twachivinze next year, and then turimo tureba none tudire ngo no mwaka tuvuga ngo se nibiki tugiye kuba twabazanye. So icyo navuga nuko nashamira abantu twabonye mwaka wa 2025. Aba bana b'abagabo cyane mwaradufashije. Uko byasa kose twatanye mwaka wa 2025 tutibwira ko twaba tugeje aba subscribers dufite ubu ngubu basaga 78,000 na magana ngahe. Urumva ni ibintu byo kwishimirwa cyane, ni ibintu twavuga ngo tutaterana cyangwa se ngo duti inyuma y'amatwi, ahubwo ni ibintu tugomba gushimira ku buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero navuga ko ari ibintu byiza cyane, twagombye gushimira abantu bose, buri muntu wese wagize uruhare kuba yara ibiganiro byacu, yakora subscribe ndetse yagira ikindi kintu ushobora kuba yakora. Muri abantu b'abagabo cyane ndetse mwarakoze mu buryo bugiye butandukanye. Nkunda kuvuga ngo ibintu n'abantu buriya udafite abantu nta bintu wagize gute waba ufite. So rero mwabanye natwe mu gendo twari rworoshye niko navuga. Ariko icyo navuga mukomeze kuzaba natwe no muri uyu mwaka dutangira. Kuvuga ngo uyu ni umwaka nabwo tugiye gutangira, ariko tukawutangirana imbaraga nyinshi cyane ndetse tukawutangirana dufite ibintu byinshi twapanye tugiye kuzabereka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ntago ari urugendo rworoshye, ariko icyo tubasabye ndetse tubinginze ubundi nkuko mutadutereranye umwaka ushize, uyu nguyu nawe ntimuzawuterane kuko dufite ibyo navuga full package tugiye kuzabereka. So rero urumva nuko ukomeza muko tuba hafi, ibintu byo birahari byinshi ndetse mugiye kuryoherwa mu mwaka wa 2026, umwaka w'akazi ndetse n'umwaka wo kwibanda ku bintu byinshi cyane. So ngiye rero murabizi ubundi nta kubatenguha mu mpande enye z'isi cyangwa mu bice bigiye bitandukanye bimwe na bimwe, ni ukubazanira ibyiza no mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Y'abana people, so nukuvuga ngo rero nabwo ni yantero disability is no inability my people. Nukuvuga ngo mwebwe nukuvuga ngo guhera ubu ngubu waba warakoze subscribe batugushimire, ariko nanone niba utarayikora navuga ngo uyu niwe mwanya witegereza undi munsi. Undi munsi we nta ejo ntahari, uyu munsi niwe wawe kugira ngo ukore subscribe kuri Afrique TV, ubundi dukomeze dusugere gute dusangire ibyiza, ubundi ibintu bishobora kugenda fresh sana kabisa. Yamani nsigaye nitwaye show speed. Ni vuba vuba ni gake gake. Niki wabwira abantu bagiye bavuga yuko ngo nta kintu mwakoze? Ni kuvuga ngo buri muntu agira opinion ye mu buryo bugiye butandukanye. Umuntu ashobora kumva avuga ati sobora abantu nta kintu bakoze, nta kintu byegeze bibamarira, ariko icyo navuga nuko ntabwo tuzahuza imyumvire. Nkuko Imana yaremye inzobe ikarema n'ubukara, yari bizi nyaka abantu bagomba kuba batandukanye. No opinion ntabwo zigira zihura. Umuntu uzamwereka ibara ry'umweru abona ari umukara, kandi wowe uri kubona ibara ry'umweru. So
ariko abantu babashije kuba babireba cyangwa se bakabasha kuba bakurikira biriya bintu mu by'ukuri babashije kubona ibyo twakoze, na niyo mpamvu icyo twakoze twaragikoze kandi icyo twari dufite twaragitanze kandi abantu barishimye kamemu wumva. hariho ikintu bavuze yuko ngo ese ko yaje mu Rwanda byabamariye iki nk'aba content creator, we byakumariye iki? Ku rwanjye ruhande navuga ko hari izina ryanjye uko ryari rimeze cyangwa se uko ryari rimeze izina, ubu ngubu hari ikiyongereye. Mu Kinyarwanda akunda kuvuga ngo ucira korora abagabanye. So rero urumva niba nyine bimeze gutyo ubwo muri abantu bakuru murabyumva kuko mu ruhande rwa Instagram bariyongereye, TikTok barazamuka, ibintu biba neza cyane. So urumva ni ibintu byiza byo kwishimira cyane. Yeah. Nuko urumva nk'uko nagiye mbibabwira, nkomeza kubivuga cyane, ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2025 umwaka navuga ngo tubabikiye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mwebwe ikintu cyo musabwa ni kimwe, ni ukutuba hafi ndetse mukomeza mudukurikirana umunsi ku wundi. Nshimira cyane buriya Gadi, abantu babanye nanjye muri rugendo rutari rworoshye ntabwo byari byoroshye ndetse rugikomeje rutarangiye, ahubwo buriya usaba ndetse imbaraga nyinshi cyane ndetse no gushyiramo icyo nakita kime nyinshi cyane kugira ngo tuve ahantu hamwe tugere ndetse n'ahandi dushobora kuba twagira gute, twagira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So umwaka n'ugitangira maybe turi mu kwezi kwa mbere, ariko kuri njye navuga ko uyu mwaka nawutangiye neza, Imana agiye kuri mu n'ibitangaza. Nawutangiranye imbaraga, gusa njye nawutangiranye imigisha niko navuga. Byose bigenwa n'Imana ndetse nyine bigasaba no kugira gute no gushyiraho umuhate ndetse mu bintu. Ni ya terime nkunda kuvuga ati disability is no inability. Yes, opportunity ya mbere navuga ntagiye kwizima no muri byinshi ni uko nahuye n'abantu benshi, kandi buriya barakubwira ngo ibintu ni abantu. Buriya ibyo wavuga byose, ibyo wajya kugira byose, ariko buriya ibintu ni abantu. Guhura n'abantu rero bigushyira ku yindi level. So bivuze ngo mfite abantu none nagize uvuga ngo ntabwo nari ngo ntafite abantu n'ubwo nari mbafite, ariko navuga ko urwego byagiyeho nyine byageze ku yindi level yindi. So navuga ngo rero ibintu ni abantu, kandi nabo abantu narababonye, ivengero nabyo birahari.